Nizere ko umeze neza pe. Niwe nsigaranye mwiza. Imana imbabarire ikiruhuko. Byagenze bite? Teta, byagenze bite nge? Yo, mbwira byagenze bite? Kameze gutya. Afite umukubagana. Byagenze bite se mwana kameze gutya? Ni muzima cyangwa yapfuye? Ni muzima nta kibazo. Ni muzima. Nagapfuye. Umukubagana. Gute mama ndi kumva ko nari hano. Ntabwo hano basimubwiye kwa byagenze. Ihangayika ariko ihangayika ameze neza. Muyambwira cyaye muzima. Ni muzima hano ariko. Shamba, usiko teta yaramfanye. Byari birangiye pe. Ndo ni nk'Imana yatabara. Zindute. Ukuvuga ngo umwana ejo avuye ku ishuri araza yikuramo imyenda nyine n'ifomu muhereza ibiryo nigira muri salo kureba televiziyo nyine nk'ibisanzwe ariko nkajya kumva nkumva umwana ari kuniha nkumva umwana ari gutaka mu nda ari kubabara cyane umwana araremba atangira kurerembura atangira kuruka mbona umwana atangiye guta amaguru mu nda hakamubabaza cyane umwana agataka umva nari njyenyine mu nzu bwari bwije mfashe telefone mu magara shere wanjye araje yirukanka gitaraganye umfashe cyo kuri mari mumurisha araza nyine atwatunganya no kwa muganga ubu ngubu nyine turi hano Yesu Imana ishimwe kiri muzima none se abaganga nta kintu bigeze bapima ngo bakubwire icyo yabaye Shamuri ubwiza n'iki gihe kiri kumbabaza nuko nta ndwara babonye iyo abana bibonaga bose bakamutera n'imiti agake iyo ariyo yose umuntu yayigura ariko umwana wacu Muzi ni gute nta ndwara babonye kandi ameze gutya